none se ubwo ivi bateye ubukwe ntibube ubwo ntiriba ryarumbye aba bahubutse sibyo nakubwiye ngo gutera ivi erega gutera ibibazo yo batera inkokora sinzi umubaza bimushinga gutera ivi uje ukanyicaza neza ukambwira ngo will you marry me twicaye gutya twicaye uzi ko umuntu utangiza agatanya inaho wabishegeye ngo babane umuko w'abakobwa twe dukunze turabigaragaza cyane twita tubishyira hanze isi yose kayimenye twa proud ndi kumudefana ariko yangarutse kuri yo nyo kubwira umuhungu ukamukunda akenshi abenshi barabahubutse ni rwa rukundo ruraho gusa ntacu rava birimo umukobwa ashobora kuba uwa mbere mu kujyana muri relationship akaba n'uwa mbere mu ntozi muri gatanu ibibazo mutajemo wewe n'umugabo wawe kugeza ubwo abaturanyi babimenya icyo kibazo ni cye cyatuma famille kiguma hagati mu muryango kugeza ubwo abaturanyi babimenya ko reka nkusuze kandi mwifurize ikaze kuri JC Media TV. Uyu ni wa mwanya rero twicara tukaganira turi kumwe n'abantu bagiye batandukanye. Uyu munsi ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane Yvette, waramutse? mwiza cyane kuko wagiye ushimangira cyane cyane rwose ni mwiza cyane cyane uyu munsi rero tugiye kuganira turebere hamwe iminsi itambutse cyangwa se iyi minsi uko abantu bagenda binuba aho ugeze hose usanga gatanya abantu bagakora ubukwe uyu munsi bakamarana ukwezi kumwe ive bagakora gatanya ingingo shivuko nayitinze ingingo irabangamye yego nyine muri societe turimo shifa ingingo irabangamye cyane rero iyi ngingo tumaze igihe turebera hamwe tukavuga se iyi ngingo kibangamye mu by'ukuri ubundi niba abantu babiri bagenda bakavuga ngo tugiye kubana bakabyemeranya bakajya mu mirenge babanza mu miryango urumva barabanza bakajya mu miryango ako mbere yuko bajya mu miryango barabanza bagategura gutera ivi abiriya nabyukiyemo nabyutse mu gitondo urumva nka biriya wari wabyukiyemo washyushye oya nabaretse wo nawe none se ivateye nyuma y'iminota 2 niryo rimuhaye guhita guhamagara no mu kiganiro erega bashaka kumenya uko meze nabyutse metira gufitinza cyane tujye kuyigabanya ubwo se niba tizeye ko imeti gufitinza ubu nikabaye mwebwe tubizere gari y'abakobwa iyo umaze kugeza imyaka y'ubukure niwo yigurira ari birenga ngo ni surprise ibaho yivi ntayo umukobwa wagiye kuyigura se dushari kumamagara buri kandi aya nagende umukobwa nujya kubyitegura turimo turibaza ahangaha tuti se ivi rirateguwe riranatewe sibyo umukobwa arabyemeye ubwo icyo gihe biba bikiri mu nshuti iyo ivi rero rimaze guterwa rikera ubwo riba ryeze imbuto zose barazitera bakanazuhira zikera noneho hari imbuto ku bijyanye n'ivi ziterwa zikarumba izo rero izo ntazo zihari rega mubwire none se ubwo ivi bateye ubukwe ntibube ubwo ntiriba ryarumbye aba bahubutse sibyo nakubwiye ngo gutera ivi erega gutera ibibazo yo batera inkokora sinzi umubaza bimushinga gutera ivi none se shifa udateye ivi ubwo si inkokora bayitera bate ubwo nyine no kuyishinga none se ubundi ubwo inkokora n'umukobwa wayishinga kuko nyine agiye kuyambara impeta ariko se reka nkubwire umuntu wazanye ibintu byo gutera ivi uje ukanyicaza neza ukambwira ngo will you marry me twicaye gutya twicaye mfite gahunda yo kwemera ntabwo nakwemera ubwo ngaho turaza kwinjira no mu kuntu umuntu arira bamutereye ivi umva Ive mbwira umuntu iyo arize bamutereye ivi buriya utekereza ko aba arijijwe n'iki nakwishima kuri aho ngaho wishimiye nese abatunguwe nuko uwo muntu aba yakundanaga nawe aba azi yuko nta gahunda afite avuga ati reka mpfe gukundana ariko nyine nta gahunda ihari
nugupfa mbese muri mba nyine ko ari ungupfa ntabwo ngira ngo mbizi keretse n'ibimbaho umunsi byambayeho nkarira ariko hariho abantu bagira ama emosiyo ntawamenya. Aha rero nyine nyuma y'ivi bamaze gutera bajya mu miryango sibyo bakavuga bati noneho ubu ngubu tugiye kubimenyesha imiryango. Hari umushiti wanjye yavuze ngo ni ukumara amaze ni ugushirika isoni siza ababyeyi bakubyaye musanga noneho umuryango wigiyemo biriya bintu ushirika isoni nsiza ababyeyi ndagiye ntabwo urazi ushirika wowe rwose kuko ushega mama papa ukabishegera wega we umva baranakubwira ati none se umva se baba bakirimo kwibaza baba bakirimo kwibaza urumva ngo none se ngo none se ngo uriya muhungu ngo yeye ugahita uvuga uti njyewe ninjye nawe paka pfuye paka mwishe ukabishegera ati uriya muhungu ni njye nawe. Noneho nyuma y'ukwezi kumwe gatanya ba none ndibaza hagati hejuru y'ibyo byose umwanya w'ababatahiye ubukwe ababyeyi wowe uko ubibona hagati y'umugabo cyangwa umugore babanye ubona arinde ushinga utangiza uwo mushinga wo kuvuga ati njye ndashaka agatanya. uzi ko umuntu utangiza agatanya ni nawe wabishegeye ngo babane. ushatse kuvuga iki? ubwo ni umugabo rero kuko umugabo niwe utangira atera ivi. umugabo aratinyuka gusa akakubwira ngo iyo umerimi ariko mbere y'uko bikubwira ibyo ngibyo ndavuga ya relationship mufite imbere ubushuti ninde uba warabivuze abenshi ntabwo ari abahungu bari abagore oya pe ni abagabo nawe abantu bamwenge gutekereza ngo nanjye narabikoze oya buriya oya naranamaze njye nemera ko nta side y'umuntu ugomba kuvuga ngo ndagukunda sibyo shobora kuba ari umukobwa njye nkabikubwira mbere kandi majority uzasanga ari abakobwa ari umukobwa utangiza ngo ndagukunda itandukanye na William yes ndabyemeye abenshi aba ari abakobwa akosha ive abakobwa twe dukunze turabigaragaza cyane twita tubishyira hanze isi yose ikabimenya twa proud y'uwo turiho ubwo se ntabwo urakunda ko ntarabona kuri stati ngo ngo ibiki n'ibiki ngo nakunze ngo muve mu nzira nyine ako shifa ndenda kugutungura ndenda gukora surprise nyine navuze urimo kubikurikirana shifa narakunze ariko nyine aho bigeze ubu nyagasani noneho ibyo narindi kukubwira nyine abakobwa abenshi ni ukuri nibo batangiza ijambo ndagukunda ako se kubeshya imana ntabwo ndi kubeshya kubera yuko umuhungu uzareba kenshi n'umuhungu ajya kubikubwira aba amaze iminsi ashaka yarabuze amenera ibibona kandi abibona ko umukobwa umukunda hanyuma umukobwa rero ahungu igihe kigeze mbere ubundi ngo byari ikizira harya oya n'ubu ngubu ngenda cyumva kizira ngo kiliziya yakuye kirazira oya abakobwa benshi ntabwo mvuze ko ndetse ko uyu munsi ugera ku musore akavuga ati ngewe umukobwa mbwiye ngo arankunda aranakwiruka bamwe bahita biruhutsa ati saho unkuye ni ukuri uzareba umukobwa bw'umuhungu ndamukunda ni gake umuhungu amwanga niyo yaba atamukunda agomba byishakemo urukundo rwishakamo ubwo se si cyo giteza nyine gatanya ubwo ni ukuvuga ngo iyo umuntu mubanye atagukunda uba wumva amaherezo ari ayahe ikibazo umukobwa nanone ndi kumudefanda ariko iyo agarutse kuri iyo niyo kubwira umuhungu ko amukunda akenshi abenshi bahubutse ni rwa rukundo ruri aho gusa nta curava birimo bitewe n'icyo yamukurikiyeho sibyo niyo mpamvu ndi kukubwira ngo umukobwa ashobora kuba uwa mbere mu kujyana muri relationship akaba n'uwa mbere mu ntuzi oya ntago ntekereza yuko abagore ari bo bagira initiative yo gutangiza agatanya kubera yuko abakobwa benshi
batangira gahunda y'urugo barukunze. ntabwo ari bose. niwe wambwiye ngo njye ikintu nakubwiye ni umukobwa wafashe ya mbere mukubwira ngo ndagukunda uwo nguwe ntibizana gutungura afashe ya mbere ari wishe urugo. oya umukobwa ahubwo abantu b'abahanga bavuga ko umukobwa iyo atinyutse kuvuga ngo ndagukunda bitewe n'uko atari ibintu bibari muri kamere, iyo avuze ngo ndagukunda umva bya bindi abantu bavuga ngo no gupfa yapfa iyo akubwiye ngo ndagukunda. akuze umukobwa iwabo bakamubwira ati uriya muhungu ni umusazi, ati mwihorere nashaka sare nzamuherekeza Indera. uwo mukobwa bagukunda ntabwo yapfa kuguta gutyo gusa cyangwa ngo ahitemo gukora gatanya atari wowe ubiteye. ikigo cyo muri Amerika cyakoze ubushakashatsi 2015 kivuga ko abagore 70% ari bo bateza za gatanya. icyo cyashingiye ku kigo, icyo kigo gishobora kuba cyarakoze ubushakashatsi ikigo gishobora kuba cyarakoze ubushakashatsi ariko ntiwiyibagize yuko umuntu ashobora kukurya urwara gutya akakurya ikinyunguti ukavuza induru, noneho wavuza induru abantu baza gutabara bagasanga arimo arakubwira ngo yongo pore ngo n'inzoka yari gukanze. urumva bivuze iki? bivuze ko umugabo abari inyuma y'icyatumye uwo mugore yifuza gatanya. ubushakashatsi ntabwo ari amarangamutima ahubwo abo bakoze ubushakashatsi baba bifatiye umwanya ukumva ngiye kumubwira nabi neza neza. oya uvuga uko ubyumva. oya nukuri nibyo y'ikiryo bagishyizeho ngo gikora ubushakashatsi byanga byakunda kiracukumbura kandi ntabwo gicukumbura ku ntuze ku social media gusa kiba kiracengera kikagera no mu ngo. none se nkubaze uri kubyumva nuko ngicyo cyakoze ubushakashatsi kirashakashaka handi kigera kuri buri rwego rwose rwe yaba abakomeye cyangwa aboroheje n'ubwo rwose bikagereranya rero wowe urinda wo kugunyomoza. ikindi kandi abakobwa ukuntu bateye, umukobwa ashobora kuba intandaro ate mu rugo ya gatanya. turi abantu bagira emosiyo zazindi twahoze utangira uvuga. yego. hanyuma turi abambere batekinga action, ntago twe dutekereza ku kintu runaka ngo tuyitekerezeho umwanya kuko gusa abonye kije wahita taking action yo kurwana ibintu baserera. Ninde wakubwiye ko abakobwa barwana? abakobwa nta mbaraga bagira, zo uri side yawe ushobora kutarwana ibintu by'imbaraga ibiki. intwara ya mbere abakobwa bagira iyihe? ngaho imena inda kugira urukomo umuhungu. ibyo bintu urimo kuvuga by'ubushakashatsi ni ubwa mbere wumvise ngo ubushakashatsi bwakoze iki n'iki, ako nyuma ubundi bushakashatsi bugaragaza ikindi, bazongere bakore n'ubundi bushakashatsi. njyewe ndabibatumye, noneho nanjye ndi umukobwa ndabizi neza yuko atari abakobwa babitera. umva rero impamvu nkubwira yuko iyo buhari buza buvuguruza ubwa mbere baraje bazabushyiraho kuko ndabizi babirimo muri ubwo bushakashatsi rero bwakozwe 2015. urumva banza ubyumve se ikibazo rushaka gutuma nanjye mvuga. ubwo bushakashatsi n'ubundi bwakozwe 2015 bwagaragaje impamvu 3 zituma umugore agira uruhare mu gushaka gatanya. muri izo mpamvu 3 rero bagaragazamo yuko umugore aba yirinda yuko uwo mugabo azaba intandaro y'urupfu rwe, kubera yuko hari igihe umugabo ashobora kuguhinduka ugasanga uko wari umuzi mutarabana. burya iyo ubanye n'umuntu nibwo umumenya. uko wari umuzi mutarabana agiye guhinduka ku rwego rw'uko noneho ashobora gutaha akaba yanakwisegura n'ikintu cyabica, ukavuga utaho kugira ngo uyu muntu rero we hanze yigaragaza neza kandi ngenda bizi ibyo tubanyemo hano, aho kugira ngo azanyice nisigire utwana niba ari 2 cyangwa 1
ugahita uvuga uti ngiye ndashaka mu dutandukanye. Umugore ntago ari umuntu. Umugore uzi ko akuzi yuko hari igihe umuntu akubera inyamaswa. Rero ubwo bushakashatsi bwarabigaragaje ko imwe mu mpamvu abagore nyine bakenera gatanya ari iyo ngiyo. Indi mpamvu mvugiraho yuko abagabo ari bo babitera, bwaba ari mu buryo buri indirect ku buryo ubwo bushakashatsi butabimenya, ariko impamvu ngiyi. None se ko muri ubwo bushakashatsi bagaragaza yuko umugore ari usafaringa nyuma ya divorce, wowe wakwemera kujya mu muriro ureba nta yindi mpamvu ikomeye ibiri inyuma? Rega abagore, reka nkubwire, sibyo? Abagore ni ukuri ntitunyurwa. Ubwo ni wowe utanyurwa, abagore muranyurwa. Abagore majorite ntabwo navuze bose, sibyo? Majorite bageze mu rugo ushobora gushaka n'umugabo azi ngo ibyo yamubonanye imbere, ibyo byandi biteza amakimbirane, yagera mu rugo akabona umugabo ntabwo ari kameze, cyangwa se ibintu bigenda bihinduka gutya mu rugo, sibyo? Abagore rero impamvu niba ushatse umugabo umukurikiye ikintu runaka uzi ko kitazaramba, wagera mu rugo bigahinduka, noneho iyo ntandaro iraba iy'umugabo. Ibyo ngibyo biraba iby'umugabo. Reka nkusobanurire impamvu biri bube iby'umugabo. Reka nkubwire, ugeze mu rugo ubuzima ntabwo buhora gutya. Yego, ntabwo buhora ari imeza iteguye. Ibyo narinde kukwega kuntu abagore bahita bihutira gufata ya mbere muri byandi bya action. Ntabwo ibundi ibyo bintu byashira mu biganiro. Umugore nta mugore wakwihanganira kubona asafaringa niba yaragiye amukurikiye ikintu runaka. Impamvu rero iyo mpamvu n'ubundi iyo mpamvu ndi buyikure ku mugore nkayishyira ku mugabo. Hari abagabo benshi nabo baza bikweze, aje gutereta umukobwa akaza nyine amwereka ibyo atunze. Yewe mfite iki? Umukobwa niba yikundira ibyo, umukobwa niba yikundira ibyo, nawe wiza nawe wiza niba ari byo kurikiye. Oya warakurikiye ibyo bintu ugomba umukobwa nawe wiza wikweze werekana ibyo utunze, kuko nugenda ugaragaza we expose imitungo yawe yose. Rero ndi hari umukobwa wari urimo kumbwira ngo umuntu ngo yamubwiye ngo hari umuhungu ngo ufite gahunda ngo ufite ngo miliyoni ngwizi nizi nyine aramubwira ngo afite n'akabanza ngahanaha. Kubera iki umuntu ubundi aza kugusaba kubana nawe akabanza akakumurikira ibyo afite? Nakumurikira ibyo afite nawe ushobora kugenda ubundi ibintu byose bipfira mu irambagiza. Urumva, niba umuntu urimo kumushakaho kubana nawe, kuki wamwereka ibyo utunze? Kuko numwereka ibyo utunze ntabwo uzabasha kugenzura ngo urebe umuntu ugukundira ibyo ibyo ufite. Oya, ushobora kubanza kureba aho urukundo rwanyu rugeze. Icyo gihe ntabwo rwaba ari uruhare rwawe. Ariko abagabo benshi bakundwa n'abakobwa babakundiye ibyo bafite nuko baba babiberetse. Ubwo rero icyo gihe nacyo gatanya nibaho izaba iturutse ku mugabo ko yari exposure kandi igihe ugaragaje inyanya nshaka gukarangisha inyanya nzaza kugura inyanya saitu. Igihe rero ugaragaje ko nta nyanya ufite, niba nzishaka ukaba utazifite sinzaza. Tabimubwiye, ariko ninde wakubwiye yuko abakobwa dufite umwanya wo kwirirwa tubarura imitungo y'abantu? Twebwe dushinzwe kubarura imitungo y'abantu. Ntabwo twebwe dushinzwe ibarura. Noneho ngaho mbwira umuhungu noneho unatira iby'abandi, agatira iby'abandi agatira kabaye nyine iwe agatira wenda tuvuge Rick agatira Muvunyi imodoka baratira agatira n'urukweta agatira ikintu cyose ngenda bazi. Ariko ibyo ni iki? Nagera ku mukobwa rero ukeneye ibyo ngibyo, ntabwo umukobwa atira kugira ngo bamukunde. Urumva, nagatira kugira ngo bamukunde. Nta n'umuntu utira ahubwo kurenza umukobwa. Ubwo uratira? Tubera urugero. Barabibona ko nta kintu cyawe nagutira. Mwabonye ko nta kintu natira ivete urabyibushye.
urabona natira ikintu cyawe nkagishyirayo ntabwo icyo kintu cyawe niba urabona nambaye imyenda inkwira gusa tugarutse ku bya diva iki tubyegereje umutima shashifa yikundiza numva arimo arandaka nta mukobwa nta mugore winishiyetinga divorce kubera yuko abantu ubwo bushakashatsi wiriwe uvuga bwanagaragaje ko umugore asafaringa nyuma ya divorce we n'abana be yes ugendemo reka nkugire muri ubwo bushakashatsi nkubwire imibare urumva baragaragaza ko abagore aribo basafaringa cyane nyuma ya gatanya kandi ntabwo wajya mu muriro uwureba ntabwo wajya gushakisha ibigusa egumana icya mbere cyo iyo mufite abana batoya ubwo ndavuga mu Rwanda iyo mufite abana batoya batarageza imyaka 7 bajyana na nyina mama wabo niwe abo bana bari munsi y'imyaka 7 baba bari munsi y'imyaka 7 ko baba bagomba kwiga hanyuma uzi umwana uri muri iyo myaka amatsiko aba afite yo kukubaza ngo papa ari he wakwicara se ugasobanurira kubera iki mutari kumwe kandi mwari mwarabanye kubera iki ibyo rero ntabwo ari abagore benshi bakunda kwimena inda urumva ngo yicare abwire umwana we amakosa ya nyina kandi sorry kandi abizi neza yuko umwana akiri muto ni ukumwangiriza ubwonko ajyaho akamubwira utuntu uko rero arimo kumubeshya n'ubundi biba ari ikizamini kuko amubeshya arimo gushakisha ibisubizo azamuha ntabwo umwana utarageze icyo gihe wamusobanurira ibirenze ibyo ngibyo we gusa yamenya ko se ariho kandi aza kumureba se utekereza ko ari abagabo benshi baza kure utekereza ko ari abagabo benshi baza gusura abana babo nyuma ya divorce ariko iyo ubushakashatsi wa mugani wawe bwakoze ntabwo usubira inyuma ngo ujye kuvuga ngo ndimo ndakubwira ubushakashatsi ubu bushakashatsi bwa 2015 nibwo ni icyo kigo wahoze uvuga cyo muri Amerika ikigo cyo muri Amerika ikigo cyo muri Amerika ko reka nze mbugushakire rwose urumva kanze mbugushakire noneho mbikumvishe neza ubwo urimo kwivugisha ngo ikihe nkaho utabusomye si wavuze ngo ubushakashatsi bwakoze 2015 ngo bukorwa n'ikigo cy'abanyamerika noneho urimo urafata ibintu byo muri Amerika ukabizana mu Rwanda ntabwo bwayishingiye muri Amerika gusa si yose oya se oya nyine nawe urayitanga se urayiha nde udafite aha reka nkubwire ukuntu rero bavuga hano ubushakashatsi rero ngo bwagaragaje ko urumva ngo abagore aribo basafaringa bahura n'urugamba ruri financially after divorce urumva singuba ariko soma dore ngibi bisome neza witonze nta kintu baguha bakuzanira agasitiro ko kemera mbizi wabisomye bisomere abakurikiye GJC Media TV bibasomere dododo ngibi bibasomere ntacyo nushaka ubisome uko biri mu Cyongereza wakanzeho se ukabireba kariye si ni statistique yaye mu kihe gihugu he kandi nyine ubona amakuru ahagije kuri iyo statistique mukobwa ra kanda hano
urumva baguha amakuru ahagije. Tanzania Amerika ubura. None se Amerika si ubwo bushakashatsi wakurikije wowe? Ikibazo urimo urebera facts zawe iz'abandi ukazihakana. Singiyi wa mubyeyi we. Gute se kandi nawe uvuga yuko ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyo muri Amerika nicyo wirefeye? Oya ntago ari ku isi yose. Aha ubwo bushakashatsi still rero ukomeje hasi kurikiraho wabisomye. Ukomeje hasi barakubwira yuko bibiri bya gatatu by'abagore bahura n'urugamba rwa financial, urumva n'ibibazo biri financial kubera ko baba bagiye kwikorera za nshingano. Umugore y'umugabo rero amaze gutandukana ahita avuga ati ikikwereka yuko abagabo ari bo babiteza, ahita avuga ati ibyari imvune byose birarangiye. Umugore ibibazo byose akaba ari we bijya ku mutwe. Aspending iki? Erega komeza gufasha urugo. Arufasha se ni itegeko? Uzi ngo n'amategeko barayica cyane rwose. Ni benshi cyane batanabikora ibyo. Ariko warasaze. Uzi ko nta makuru ufite? Barayica. Abagomba gufasha famille y'umugore kandi agafasha nawe ubwiwa. Uzakura uzabibona niba utari kwemera icyo ubushakashatsi bwavuze. Niba utemera icyo ubushakashatsi bwavuze. Niba utemera icyo ubushakashatsi bwakoze, oya kiriya kigo niwe wakivuze. None ikibazo cyawe wowe wasomye akantu gato ntiwakomeza ngo urebe ese ni izihe mpamvu zigaragara zituma abagore bifuza divorce. Nayikubwiye ya mbere bavuze ko hari ukuntu umuntu agukorera ibintu bituma wowe ubwawe ukora divorce uyifuza. Urumva nk'umugabo akaza akakurya nk'ikinyunguti, naguhaye urugero. Noneho abantu batabara akakubwira neza, urumva bakavuga ngo umugore niwe wananiranye. Wamara kubirambirwa ukagenda ugasinyura. Ahandi wasinyuka ukavuga ngo usinye ni usinyura, ugasinyura bakagira ngo niwe wabiteye, kandi impamvu utwatuntu tumwe na tumwe agukorera nitwo twatumye ibyifuza. Nta mugore ujya kubana n'umugabo badashaka kubaka we. Ubwo nawe udashaka bakwitondere se. Gusa reka nkubwire nanone hari impamvu divorce ibaho kugira ngo ikemure ibibazo biba hagati mu ngo. Urumva wa mugani kugeza ku rwego rwaho umugore cyangwa se umugabo ashobora kwicwa, umwe muri bagapfa. Burya it's better ko abo bantu leta ibatandukanya, buri wese akabaho agafata inshingano ze. Sibyo ra? Ujya kubaka urugo uri kumva warabitekereje waritaye umwanya. Ibibazo mutakemuye n'umugabo wawe kugeza ubwo abaturanyi babimenya. Icyo kibazo ni cyo cyatuma famille kiguma hagati mu muryango kugeza ubwo abaturanyi babimenya ko none se iyo reka njye nkubwire, iyo umuntu agukubita ku manywa akigira mwiza cyangwa akagukorera ibindi bintu nyine bigeraho bikakurenga ni ugushwana bisanzwe. Kabiri gatatu kugeza ubwo umuturanyi wenyine yajya gutanga ikirego. Nuzi ngo zimeze gutyo birahari. Ibyo bintu byatewe nyine no guhera ku itangiriro. None se wowe wumva biba byatewe n'iki? Ibintu byarapfuye wa mugani wa kera muri relationship. Akabyara wa mbere wa kabiri ukabonageze ku mwana wa gatanu n'ukuri urwo rugo nta mahoro arimo. Nta mahoro arimo. Ariko rero hari n'ibintu biba bikabije. None se wowe baragukubita guhera. Oya ntabwo twabogamye, we wavuze umugore mvuga umugabo. Ariko nanone twirengagiza yuko urugo ari urwa babiri. Sibyo ni urwa babiri kandi baticaye ngo baganire bashyire ibintu hasi. Bunemera ko buri umwe wese yakora ikosa kandi mugenzi we ariwe watereye mbere kugira mukosore.
igihe baticaye rero ngo baganire bakuva ko icyambere ari gatanya nta kibazo kitabonerwa. none utekereza ko biriya bintu twavugaga mu minota yabanje nubwo wenda buri wese yari afite uruhare ariho, utekereza ko bitabaho? Bibaho. Hari n'uza kubana nawe atagukunze mu by'ukuri, akunze icyo ufite, akwemera yuko noneho mwamara kubana sibyo, yewe na bya bintu wari ukurikiye bigashira ariko ugakomeza ukamukunda. Ibyo rero bibaho, ariko biterwa no kuba ugiye kumbera nka Pastor Mpyisi wavuze ubu ngo yaramubwiye ngo ari umukobwa mwiza ku maso n'umwiza ku mutima ngo azashake ubuhe, ngo aramubwira ngo uzashake ngo umwiza ku maso umutima baramusengera agakizwa. Urumva? Ubwo rero umutima ntabwo ari umutima uba wahindutse, ahubwo uzi igihe bibaho se biba kuri wa muntu uba tuvuga urugero umutipe aba yatangiye amutereta watamukunda, noneho akageraho akabona ageze muri situation yo kuvuga ngo ngeze igihe cyo gushaka, kandi umuntu urimo kumbwira ijambo ryo kubana ni uyu musore nubwo ntamukunda, agapfa kubyemera kuko akeneye urugo. Hari pressure tubamo ya peer ya societe, peer pressure, uri munsi ari wowe wenyine usigaye. Umva abakobwa bazatureba please, nta mpamvu yo kugendera kuri peer pressure, kuko urugo ruba ari urwawe, aho kugira ngo uvuge ngo ninjye usigaye njyenyine ngo murungano ngo biki n'ibiki ngo basi reka mpfe kwemerera uyu ngo nubwo ntamukunda. Urumva? Umuntu muzabana ubuzima bwawe bwose. Rero ikiba cyabayeho kuri uwo mukobwa, aravuga ati nta kundi nabigenza, reka mpfe kumwemerera kuko niwe urimo kuvuga ijambo rizima, ukabana nawe utamukunda. Iyo ugezeyo rero ugomba gupfa kandi uko gupfa ngo ukeneye ngo kubaka urugo. Reka nkubwire, namaze kumenya ko ibi bintu biri gutuma abakobwa babaza ngo urungano rwanjye rwagiye, nibyo biri guteza abantu uri kubona izi ngo ziri kubakwa abantu bavuye hanze. Aha, nawe wahoze umushaka sibyo ra? Aho zaramubonye oya ntabwo ngiye kumusubizayo aze mu izina ryawe twavugana. Uri kumva aze rwose. Wari ubwiye ngo bino bintu by'abantu bari kubaka bavuye hanze, aba diaspora diaspora muraho yemwe n'aba diaspora. Turashyira nimero zacu ariko hasi ntiwumve ko tubiruganye, turabakeneye. Urugano rwacu rushiriye mu gushaka abantu bari hanze. Impamvu ni iyihe? Aho isi igeze abantu barimo baratinya ubuzima bw'urugo. Ndajya mu rugo, abahungu bari ahangaha dukora akazi kamwe, ukareba amafaranga mufata namwe, nawe ubwawe wareba nta gukemurira ibibazo ufite kandi mufatamo. Uragera muri urwo rugo muzabyare buri kantu kose, akatera imbere akabona ntibirimo biravamo, ariko ashatse umuntu uri hanze yamufasha akabona byavamo, yanamuhindura ubuzima kubera ko faranga rihari. Hanyuma nagane n'abakobwa nk'abangahe bose bamaga iyo mpamvu gusa. None umuhungu wawe dufata amafaranga angana, ubuzima ni bumwe, nta kintu kiyongera nta kigabanuka, kumva agashaka uri hariya kugira ngo ahindure ubuzima. Yamara kubuhindura ariko maze naje gusanga none iyo ageze iriya batabana ni ikibazo. Abakobwa muri guhubuka, ntabwo navuze ngo ntamukunde pe, sibyo? Ako nibura mushake umukundu nakomezanye nawe. Urakunda ngo nageze hariya ngo nsanga nkokora akazi ngo ntabwo ngo nakishime ngo nanjye ngo niko nkora. Ko wari warishimiye se ayo mafaranga ye? Uri kumva yaramubesheje, ayo ari yose yafata yamuhaye ahangaha namutunga. Namagane n'abakobwa nk'abangahe bose bambwira ati nukugira dufashe ahangaha nyine urabona ibintu bimeze nabi. None ubwo ko tumenya ibanga se muracyaje ba diaspora? Ntabwo ari ibanga, niba umukunze mukunde kuko umukunze n'umutima uzirengera ingaruka zizavamo iwawe. Yes, mugomba kubikemura mwenyine, apana gukurikira umuntu ngo ibintu aho ari kukujyana nawe uzahagera. Wanageze banza utekereze ningerayo
bizagenda bite witekereza guhemukira umuntu erega uba umuhemukiye umuntu niba we afite tageti y'urugo kubaka urugo wowe ufite tageti yo kuvuga ngo ngere hariya nuhagera mu by'ukuri azakomeza wenyine ese wowe umuntu abigukoze oya nawe ive nyumvira umuntu araje sibyo aje aricyo kimuzanye aje gukora ubukwe kuko hari abantu bakeneye no kuba bahindura strategiste gutyo gusa agakora urumva akaza ashaka mukajya iwanyu wowe ufite gahunda y'umugabo y'urugo noneho reka tubihindurire ku mukobwa noneho turebe uwe niba byakugwa neza araje mukoze ubukwe arakubwira ati noneho sheri guma hano ngiye gushaka ibyangombwa nzagutwara noneho agezeyo ahise akuraho telefone ahise abihindura kandi wakoze ubukwe iwanyu bategereje ngo ugende ntabwo akujyanye uzumva uko umerewe gutera kandi wakoze ubukwe nta n'abandi basore bagomba kugutereta wambaye impete zigerekeranye bamwe barazigerekeranya urumva wazigerekeranyije banateye ivi none haragiye ntabwo agarutse ngo akujyane cyangwa ngo anakohereze n'iyo viza n'iyo tike ugende ugumye aho ngaho muri iyo sosiyete uzaba witwa iki aha nujya rero gukorera umuhungu w'abandi ibyo bintu cyangwa se umukobwa uri hanze ibyo bintu ishyiremo aramutse aje akanyina ariko byigeze kuba ku muntu yigeze kuba ku mukobwa akabigasekwa nk'akeza umukobwa ngo araza umukobwa araza bakora ubukwe bamaze gukora ubukwe umutipe umukobwa nyine bamaze gusezerana mu murenge umutipe atangira guteza imitungo y'umukobwa uri kumva ako kantu rero ibi bintu ko ari bibi wabanje ukibaza uti ngewe nabi abinkozi ari n'isomo rigomba gufatirwa igihe kirekire nta kuntu wabyumvisha abantu n'ukuri kuko urubyiruko urungano rwacu rushiriye muri ibi bintu bashaka ngo ubuzima ubuzima bwiza ari hanze ntacyo nabura ari hanze ntaki kandi nyamara we yatayemo imbaraga ze nawe akaza bakora ntabwo kaba koroshye niba umuntu ugira umutima nta ndwara mugirire impuhwe ese ubwo umuntu ajya kujya muri ibyo bintu ari uko agira umutima yagufasha n'ubundi si yaba uri umugore we sibyo ariko kumukunda ukurikiye ibintu byiza ukurikiye ibintu se ahubwo ukurikiye ahantu umujyi uraha ariko byumva cyakora cyo hanabayeho neza ndetse wabanje ukibaza kugira ngo wenda bikorohere kuba wareka guhemuka wabanza ukibaza uyu muntu ankoze bino bintu nge nakumva amerewe ari wowe bibayeho noneho nawe ubyishyire ari wowe biri kubaho kuko icyo gihe uba uri kwikunda cyane kurushaho kwikunda guteye isese diaspora muze mutwara iveta mbiranga wowe bagusigira iki ntabwo tubirukanye icyo dushaka ni ukugira ngo bakunde bashyiremo urukundo yego ntibibeho rwose ariko shyiramo urukundo n'impuhwe girira impuhwe uwo muntu wikumva yuko wowe wikwikunda ngo bafitiye impuhwe muze twe dufite impuhwe nibyo ariko nibyo ntabwo twareka kwishimira intambwe bagenzi bacu bageraho ariko nanone wibikorana umutima mubi niba ufite gahunda please shaka ukuntu rwose uwo muntu umukunda ako si ubundi kuki utamukunda yaguteresheje iyo ntambwe aba yaguteresheje intambwe mu rungano rwose bari aho ngaho barumye ba Yvette dore izuba ryirirwa ribabaho abandi bana undi mwana akaza akaguterera ivi muzi amafaranga bayakoresheje kugira ngo ave hariya ntago namenye ibyo ari byo urumva abantu bose turi hirya no hino ako bagutereye ivi urumva turuzi twajya duciyeho ntiyadusuhuza warangiza ukazana ibintu by'imitwe ngo nugera hariya ngo ntabwo birababaza ni ukuri we
ariko sha birababaje pe. nzabana nk'abangahe byabaye Abakobwa kandi ntago biri ku bakobwa gusa, n'abahungu barahari. ntabwo twavuze abakobwa n'abahungu oya pe, ntago biri ku ruhande rumwe. nyirabona umukobwa Muvunyi buriya wumva turebe impeta arayambaye da. nishimwe Muvunyi muvunyi ngo yararongowe. wararongowe yego ayiwe shabu Muvunyi Imana imufashe numva atazi igikorwa cyamukorewe. muvunyi ibintu turimo ntabwo bikureba Eh, kuko ndi kubigera cyakora ibintu turimo ntabwo bimureba ukuntu ibintu byifashe, nubwo Muvunyi bitamureba ariko hari abahungu bari hanze aha ngaha bireba, hari abakobwa bireba. barumuna ba muvunyi turi mu kagoroba k'abakobwa. akagoroba k'abagore agatorero turi mu gusa uko bimeze kose abantu ntibishyiremo ubumuntu. cyane Ubumuntu buturange, nicyo kintu kizatuma. Ariko nujya gutekereza iyo divorce uzatekereze ku mwana wawe uzasigarana, umwana uzava hagati y'abo bantu bombi. Uko biri kose umwana azagira depression kuba atari kumwe n'ababyeyi bombi. ikibazo Ari ukuntu gutandukana cyane nk'abana yes, abo bana kuba babona batabona abantu baratandukana, bafite abana babo babiri, bafite batatu, bafite umwe, bafite batanu. Ibyo bintu mutekereza kuri abo bana mbere gusa warabonye ku mugabo ugifite ukageza umwana wa gatanu wakagombye gutekereza ku muryango ugiye kubaka mbere y'uko ujya gukora ubwo bukwe. Tekereza abo bana muzabyara mbere y'uko, apana gutekereza ngo uyu mugabo ngiye kubana nawe ngo nzatandukana nawe ngo igihe iki n'iki. Ese uwo mwana uzagenda utwite uzamubwira ko isa rindi? byabaye igihe nshakiye Urumva? Niba ababyeyi benshi tubaziho gukunda abana babo no kubifuriza icyiza kuruta uko we umubyeyi yanakwitanga, ariko umwana we akabona icyo ashaka cyangwa se akabona ubuzima bwiza. Rero byakabaye byiza ku bakobwa n'abahungu gutekereza ku buzima bw'abana babo mbere y'uko ajya gushaka uwo muntu. Uko niba hari abantu bigaragara ko bahura n'ibibazo, ni abana bavuye muri uwo muryango. Sibyo rata? Ari umuntu wambwiye no umwana yarambwiye ati naramubajije se papa wawe yarapfuye? Ngo niyapfa. Urumva? Aturiya mwana udafite papa we afite rezo, afite ibyo justifiya mu bantu. Ariko njyewe nta wangirira impuhwe kuko azi yuko mfite papa, mfite mama, nyamara papa wanjye ntabwo ahari. Already sinanamuzi, yaradutaye. Mbere y'uko uwo muryango ibaza ikintu uwo mwana azavuga. ibaza umwana yakumva kubwira gutyo ari wowe wavuga ngo niyaza kuba adahari nari kuma mvuga ngo ndi imfubyi abantu bakangirira impuhwe. Ariko uyu munsi nta wangirira imfubyi, nta wangirira impuhwe kuko nta wangirira impuhwe kubera yuko barabizi ko mfite papa. Noneho sometime hari igihe usanga abo babyeyi batandukanye, umumama arakomeye sibyo mu kazi, umupapa nawe arakomeye arazwi. Wavuga ngo mwene minisita cyangwa mwene runaka ufite izina riremereye yabuze iki n'iki. Kandi kubera ko nta communication iri hagati y'ababyeyi, uwo mwana ashobora kubura ibintu byinshi. Nta kindi waba ufite. Rero rwose ibintu byose bitangira mu kurambagizanya, mu gupanga gahunda y'ubukwe. Ibintu byose bitangirira mu guteretana muri relationship. Cyagihe uba ufite uburenganzira bwo kumubwira uti wa musore we rwose ndakwanze,
cyangwa se wa mukobwa wenda kwanze mukiri muri relationship uba wemerewe ku breaking up ariko nujya gukora divorce uri mu rugo menya ngo hari byinshi urimo kwangiza rero nta mpamvu yo kuzajya kubyangiza waragezeyo shishoza mbere y'uko ubana n'umuntu gatanya mukiri muri oya nibyo mutandukana nabikiri mu maguru yego witangira kuvuga ngo ariko buriya nitugera mu rugo ngo bizahinduka niba mubonaho icyo kintu ubona udakunze mubwira gihindure cyangwa umwihorere kuko aho kugira ngo divorcinge mu rugo wakora break up sibyo ra yamaze gukora nk'icumi yavuga ngo nabagore ni yari nanjye bitera we mbona rwose nuko yari kubita ntabwo nzongera mu diaspora naza araguzongera reka rero dushimira abantu badukurikiye sibyo ra Ive uretse ibintu bijyanye no kuba abana bangirikira mu madivorce hari n'ukuntu imiryango yashyingiranye ntabwo yongera kugirana ubushuti gusa ni ba mwana ra ni ba mwana imiryango nyine yashyingiranye nayo igirana ibibazo ari umwana wawe washingiye umwana wawe impamvu yaguhaye urimo kuyumva kandi ukumva ko ari mukuri ko ari umwana wawe yuzuye kumva ko umwana ari mu mafuti umwana wundi rega bishya n'inkondo umwana wundi abishya inkondo ikosa rizajya kuri wa wundi utaruwa ariko ngo hari akandi gashya kagezweho twaze tuvuga ku bintu bijyanye no kurambagizanya n'ama relationship ko ushobora gutangira muri relationship ngo hari n'abasore biyambika impeta batarashatse urabona kuno kuntu abantu basohoka muri weekend bakajya kuryoshya umusore agakubitamo impeta nziza akajya nyine agasohoka oya aba yambaye impeta ngo kugira ngo abakobwa batamubana benshi basigaye abahungu biyumva ngo badashaka kumva ngo iki aba yaragenewe umwe ako se ubundi uretse kwishyiraho ngewe ngiye kugira icyo mvuga njye ndumva ari abahungu bagateza ahubwo noneho bo bakikina bakiyambarishwa amameta kandi ntibazi ko hari n'abakobwa baba bakeneye abagabo bafite ingo ubwo se baba bari mu biki ahubwo arayambara akakwereka yuko afite urugo kandi agakomeza akakudetinga akajya kwibwirishwa ubusa mwa basore mwe mwaretse amabi nyine byose ni kimwe umugabo akivugisha umugabo akakureba akabona ntabwo azabana nawe sibyo nako uwo musore da akabona ntabwo azabana nawe akiyambika impeta akaza akakubwira ati rwose nakwishimiye ariko to be honest njyewe rwose mfite kuna ni kubivuga nawe icyongereza kiza ntabwo byambayeho ariko akahita yivugisha ngo nari mvuze mu kajwi keza avuga ngo to be honest njyewe ndubatse kandi meza kandi atuje ndubatse kandi atubatse akeneye kwirirwa mujya kuryoshya ngo gusa nyine ngo uhumure ngo icyo ushaka cyose ngo gusa ngo uhumure ngo icyo ushaka cyose ntabwo akeneye ko bakundana ariko nyine afite icyo mushaka hose nk'igiki bakunda kuryoshya ntabwo uyu n'ubundi ntazanshaka afite umugore twenjoyinge tu mwenjoyinge just nese uba wumva amaherezo ari ayahe kandi uwo ngo gutembera muri mind y'abo bakobwa debe ukuntu baba bari kubitekereza uwo mutipe se wagenda ku mugabo uzi yuko afite umwana mungana umwana gusa se abana ahubwo warangiza ngo ni ukwenje enjoy
ako se umwana mungana mushobora kwicara mugatera story ukanyita umwicara ya shefa nzi ngo wenda papa we papa wanjye ahubwo ndagucunga shefa nkagaruka nkongera nkwicara iruhande nta n'isoni nkongera ego tukaba aba friends bestie kuyaka so nkaza twayasangira yego bestie ngwino ngusohokane ukajya unambwira ko hari umusponsor ufite ako ntazi sponsor ngusha nkajya nkubwira none se wako se nk'uwo musponsor kako bestie byihorera ahubwo nkakubwira ni wegenda ubwire sponsor ko dukeneye kujya aha n'aha n'aha noneho nkazakubaza se sponsor wawe wazamunyeretse ko yakuzi ko ari papa wanjye ngo ushangwa agira akazi kenshi ngo ntabwo abikunda bose naje gusanga sponsor z'abimahanga ntago yamukwereka ko ashaka kumukwereka ugasanga ni mwene wanyu mwanyeretse ba sponsor banyu ntazabajyana nukuri ntago yamukwereka kuko bazi yuko saba zimuziranye ko ashaka kumukwereka ugasanga ni mubyara wawe ukaba umwubikiye imbere aho ariko byibaze ni ikibazo gikomeye kandi hari abakobwa benshi muri Kigali si muri Kigali gusa nako ahubwo urabivuga nk'umuntu ubizi neza ubizobereye mubizi zobereye mugo ntabwo ureba ukuntu urimo gutanga utuntu tw'udusiri cyakora umuntu aba afite amakuru nagenda abona ngira n'inshuti pe simeze gutya ariko ibyo bintu ari ibanga ryabo ntabwo ashobora kubikubwira ibyo bintu kubwira ko yakubwira ko ahari kandi nta nubwo aba ari ishuri niba ari umugabo cyangwa nta nubwo ari inshuro nyinshi ariko burya ubona ntabwo ari inshuro nyinshi ubona umukobwa ukubwira ko afite sponsor ntabwo ari inshuro nyinshi ahora yitembera ngo twatembereye ukareba umuntu tugaruke ku kantu abantu bakunda kuvuga abakobwa ngo barya inkoko akipostinga n'inkoko ariko umuntu bari kumwe namupostinga ufashe ifoto n'indi uwayimufasha ari kuyirya yagiye mu kirwa hagati aricyo kiriya kirwa akunda gusohokeraho ni ikihe we kiri Tanzania Tanzania Zanzibar se Zanzibar aho banze uriya muhungu nawe ajya ajyana abantu yambaye impeta aramubereye sponsor arababereye sponsor ngo nagiye njyenyine ugiye wenyine kandi amafoto yose yifashe wagiye ute muko ntago ari selfie ari kurya ari mu cyumba ari hose tubona ko ariko Imana shaho igira neza igize gutya igakuraho tukareba umuntu urimo gufatira ya foto ko nabagira zero kandi abahungu nibo bamenye murajyana akakubwira ko yagiye wenyine asa abo bahungu nabo rero ubwo ngubwo nabo ntibashobotse nese si yampita ibarengera yimetisha ibindi izo meta mwambaye bakeneye kugaragara nese uri kumva we yagaragara urumva uwo mutipe wayiyambitse impeta bafite fiance bafite nk'ubukwe wenda nko mu mezi nkangaha ari imbere urumva ntabwo rero abakeneye kugaragara yavuye gutera ivi ryaraneze urumva atangiye kusarura ngo gusa umukunzi atazuminga ngo iki kirenge ko gisa nk'icyasheri ibirenge byose birasa hari umuntu ufite ibirenge bimeze nka tangawizi nk'ibyo byawe yasha oya uwo mwana w'umukobwa nta kazi afite n'inkange aho ngaho turabunga nkora mu ngendo zidashira kandi izo ngendo nta mafaranga ubona ko hari igihe ariko umukobwa aba afite akazi ka marketing afite nka kujyana Zanzibar kujyana kubirwa gusa yigo narese kubirwa siho haba abakire kuri marketing iki ya mafi marketing y'inkoko oya uba wagiye mu kazi ukarya ko gakoko warangiza ukamaketinga ntacyo tubona ikibazo nuko ajya ashyiraho nyine n'akandi agaki se kandi ntabwo barimo kwamamaza ibyo byo kurya barimo kurya aba yagiye mu kazi akajya ku kirwa nako ajya agashyiraho tukabone nose wowe ushinzwe kubarurira mu mirimo akora uya ntabwo ari mwebwe
ahubwo umururumba uba wabishe kuko ndumva mufite ikibazo gikomeye cyane abantu mukeneye umururumba niba koko yagiye kuri misiyo akaniba ariyo kwamamaza naryo nkuko nitwahimubujije niyo fi iyo foto iveho akurikizeho indi noneho ya misiyo yamujyanye. Misiyo yamujyanye se yihe? Nese bwa mbere ashyizeho inkoko kabiri. None se nkubaze wait gato. None mu TikToker. Njyewe mfite nka company nkakubwira nti uranyamamariza. Akira amafaranga nkakwishyura ugiye kujya unyamamariza. Aho ujye kwamamariza si wowe hareba, hari ubwo ngewe nyiri company handeba. Ikingenzi simbona abakiriya. Ushobora guhitamo ukavuga uti ku birwa bya Zanzibar niho hari abakire. Ubu wagiye kwamamaza iki posinze nkoko? Oya ndashaka nzane. Oya ugiye mu kazi urumva uhuye n'umukire ugiye kumusobanurira ya company uko ikora muguzi inkoko murariye urumva? N'ubundi nicyo kibajyana iyo niyo mpamvu ituma n'ubundi bagenda bose bafite ibiraka ahubwo bajye batumeneramo ahubwo natwe gusa twabishobora. ibyo bintu ntago ari imico myiza pe. Gusa nyine umuntu wabihisemo aha uba ufite proof igaragara twese ni ifoto ariko ngo bibaho turimo kubivugaho kubera ko tuba twabyumvise ko bibaho. Ibyo by'impeta z'abahungu zo zubaho n'abakobwa turazambara. Oya abakobwa bo muzambara nta ribi mwebwe ariko abakobwa inshuro nyinshi imitako myinshi irababera baritaka. None se uzarebe umuhungu uzipfumura izuru bizaba ikibazo cyane cyane muri societe zinaha iwacu, ariko umukobwa napfumura izuru bizaba ari ibyo. Imitako ku mukobwa umukobwa yambara gurumete vuba tumaze kugenda tubisobanukirwa. Ni umutako ni nkuko wambara agakomo niko njya numva basobanura. Nyuma ariko nta umuhungu wambaye gurumete muri sako cyutumva ko yakwitaka ahubwo baza batararemewe kwitaka. Bizo mpamvu n'abasutse rero abahungu banza bavukana ubwiza karemano. Abahungu bavukana ubwiza karemano. Ni ukuvuga umuhungu nta kindi kintu yemerewe ku mubiri we. Nyine inshuro nyinshi ugereranyije n'amakuru ava muri societe zitandukanye. Islam yo yihorere yireke. Oya ibyo bireke. Umuhungu arabyemerewe. Yemerewe iki? Kwitaka se yitakira. Umuhungu abantu benshi bavuga ko ariko mundeke. Wese ni cyumuntu byanditswe ko umukobwa yemerewe. Byanditse mu mitwe y'abantu. Urumva? No mu maranga. None se hari ubwo nirirwa mbyandika ntibabyitaka hari uwababujije. Rebe rike kadapfumuye amatwi. Nagapfumuye ko yacikamwe ra? Niba byemewe ku bahungu n'abakobwa nta kibazo. Nikize bitemewe ngomba kwitaka nabo. Take rwose ni mwitake. Hanyuma rero ndumva ibintu byinshi twavuzeho kuri divorce. Hari ikigo cy'ubushakashatsi twifashishije ni cy'ubushakashatsi cya Amerika wowe kunanze kukivuga ntabwo ari wowe wakivuze njye nakivuze. Oya ntabwo nkwigana ni wowe Google se ntabwo ari wowe Google. Ikigo cya Amerika cy'ubushakashatsi hari ikindi ushaka kandi ntushobotse. Gusa cyagaragaje ubwisi niwe wabwongeyeho Ive niwe wabwongeyeho ariko tujye twemera ibintu byanditse ntitwe kongera. Muburano we Reka rero tubashimire cyane abantu twabaye kuri JC Media TV. Rwose niba ugifungura reka ngubwe kuri umunyamahirwe kandi uri uw'ingenzi kuri twe. Ntugende udakanze subscribe n'akazogera ariko se like na share arya buriya TikTok zango byifashe bite kudaheruka kuduha show.
busy nukuri turi kwa naringiye ntakubajije icyo kintu sho none izo ndi gutegura hazashya nukuri ziri muri draft kuzipostinga ni ikibazo kandi ntabwo ndi kubona ko ziri perfect nkuko mbishaka ushaka kuzisubiramo okay aduhishiye byinshi rero Yvette umuntu yanagukurikira ariko na Shifa hari zarimo umuntu ntiyagukurikira nanjye nzirimo Yvette Wanzaramba kuki batanga Yvette Wanzaramba abataramukurikira sigaye mbarizwa Shifa yaranshimuze nugure Shifa yaranshimuze sigaye mbarizwa ariko mugihe nazajya ndi hariya nzajya mba ndaho hano papa nukuri kandi nimbura hariya muze mujye mumbaza uyu ariko ibi ni ikira uyu mwana w'umukobwa yujuje imyaka y'ubukure uriya mugabo yamwenda bebe ubukure ninde wabikubwiye hari umuntu wabimwe ngo bebe yambwiye ngo ubukure ni umuntu mukuru n'umuntu uba warashatse afite abantu none se ngende bebe urusha nyina w'umwana imbabazi azakugira igihe ubwo umenye nyine icyo mugabo wakubwiye ko uri umwana ashaka reka tubashimire rero tubabwire ngo ntimujye kure rwose mukande subscribe mukore share mudusapoting mu buryo bwose naho ubundi kurwanya irungu ryanyu kuri GJC Media TV ni intego twarabyiyemeje mukomeze kugubwa neza rero bye bye.